Twongeye kubasuhuza tunabashimira abantu bakoze subscribe kuri YouTube channel yacu ya Telemontagne Rwanda. Nge nitwa Samuel Mugisha. Abakobwa ndetse n'abagore, ubwiza ni kimwe mu bintu baha agaciro cyane. Ushaka kuba umwanzi w'umugore cyangwa se umukobwa wabikinisha umubwira ko ari mubi. Ashobora kutakwereka ko hari icyo bimutwaye, gusa muri we ariheba bikamutera ikibazo ndetse agatangira kumva bangamiwe. Buri mukobwa cyangwa se umugore akenshi aharanira kugira ubwiza uko bukeye nuko bwije. Iyo niyo mpamvu mu kiganiro Menya byinshi cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku mabanga 6 yafasha umugore cyangwa se umukobwa kongera ubwiza asanganywe, akarushaho kugaragarira neza buri muntu wese umureba. Tubahaye ikaze. Iki kiganiro cyitwa Menya byinshi. Ni ikiganiro cya Telemontagne mukurikirana buri wa gatatu isaa 9:30 z'amanywa na buri ku cyumweru isaa 3:30 za mu gitondo. Iyo niyo mpamvu kugira uzajya urabona ibiganiro byose dushiraho bikoroheye, bikora umanuka hasi iyi video ureba ahantu hatukura handitse subscribe nurangiza wakande, ibyo bizaba bigufasha kuzagira urabona ibiganiro byose dushizeho bikoroheye cyane. Tubahaye ikaze nanone. Mu gihe ushaka kongera ubwiza cyangwa se ushaka guhindura uko ugaragara kuri bagenzi wawe ku ngingo y'ubwiza, ni byiza cyane kubanza kumenya ibisobanuro bw'ubwiza. Ubwiza, kuba mwiza kuri wowe bisobanura iki? Banza ushaka icyo wita ubwiza kuri wowe, nibura wandika ibintu bigaragaza umuntu mwiza kuri wowe. Ibi ushobora kubikora urebeye nibura ku bandi ubona ko ari beza, gusa igitangaje uzasanga ibyo ubona ko bo wita beza abandi atari ko babibona. Bizaba bitandukanye cyane nuko ubibona wowe. Iyi ni ingingo ishimangira ko nawe uri mwiza ahubwo utabiha agaciro. Mu kongera ubwiza bwawe hari irindi banga ugomba kwibandaho, ari ryo kutigereranya n'abandi. Kwigereranya n'abandi ntibikongerera ubwiza, ahubwo ugomba gushaka uko ubumbatira ubwiza bwawe utarebeye ku bandi. Twese turabizi nta muntu uremye nk'undi. Kuba mwiza cyangwa se kongera ubwiza ntibisobanura guhinduka uwo utari we cyangwa se guhinduka undi. Ibanga rya gatatu ugomba kwibandaho ni uko ugomba kwita ku bwiza bwawe. Ubusanzwe nta muntu ubura ikintu cyiza ku mubiri we, kimwe nuko nta mwiza ubuze inenge. Ibi uzabyumva bavuga mu migani ya Kinyarwanda bagira bati na nyiraho kigira amabinga. Ushobora gufata ikirori cyangwa se miruwari ukireba, hanyuma ugashaka ikintu cyiza ku mubiri wawe, bishoboka cyane ko cyaba kinahishe. Iyo niyo mpamvu ugomba kubanza kuvumbura ikintu cyiza wifiteho. Nk'urugero, ushobora kuba ufite amaso meza se, amaguru meza, intugu nziza cyangwa se umusatsi mwiza. Byaterwa n'uko uteye nyine. Mu gihe umaze kumenya ibyiza cyangwa se aho ibanga ry'ubwiza bwawe riri, ryiteho urisigasire umenye uko urikoresha. Ibi bizagufasha cyane. Ibanga rya hano ugomba kumenya niba ushaka kongera ubwiza bwawe, ni uko ugomba gushyira imbaraga nyinshi ku bwiza bwo ku mutima. Ubusanzwe abakobwa cyangwa se abagore baba bafite ubwiza bugaragara inyuma, gusa ku mutima wabo ugasanga hasa umukara cyangwa se nta keza kabaturukamo. Usanga benshi badakundwa n'abantu benshi. Shyira imbaraga zawe ku bwiza bwo ku mutima, umenye kubaha neza abantu ndetse no kuvugana nabo mu mvugo iboneye, hanyuma wubahe buri wese utitaye ku cyubahiro ufite cyangwa se imyaka ye. Ibi bizatuma umuntu akwikundira urute wa wundi usa n'ihoho gusa udafite imico myiza. Irindi banga rya gatanu ugomba kwibandaho ni ukwiyitaho. Ubwiza bw'umukobwa cyangwa se umugore bugomba guhora bwitabwaho. Iyo niyo mpamvu basunikira guhora bashaka umwanya wo kwiyitaho. Nk'urugero, umusatsi nicyo kintu cya mbere kigaragaza ubwiza bw'umugore cyangwa se umukobwa. Iyi ni ingingo ushira mu bintu ugomba kwitaho cyane niba uri igitsina gore. Ibanga rya nyuma ugomba kwibandaho niba ushaka kongera ubwiza ni ukwimenya. Ubundi abakobwa bose cyangwa se abagore bose ni beza, gusa ikibazo kibakomerera ni ukwimenya. Nyuma yo kumenya ibyiza wifiteho, menya n'ibice by'umubiri wawe bitari byiza. Hanyuma irinde kwirukanyira ibigezweho utabanje kureba niba bijyanye n'uko uteye. Nk'urugero, niba umuntu yambaye imyenda ukabona iramubereye, biba byatewe n'uko ateye. Ni imiterere iba yahuye n'imyenda yambaye. Birumvikana nawe umenye neza uko uteye, hanyuma ukareba ibijyanye nawe, nta kabuza wagaragara neza. Hanyuma ikintu gisumba ibindi byose ni ukugira ubuzima buzima. Ubaye mwiza nta magara mazima, ntacyo byaba bimaze. Ni nansorera ikiganiro Menya byinshi cya none. Ikiganiro mbashimira kuba mwakurikiye. Ni ikiganiro cya Telemontagne mukurikirana buri wa gatatu isaa 9:30 z'amanywa na buri ku cyumweru isaa 3:30 za mu gitondo. Iyo niyo mpamvu niba ushaka kuzagira abona ibiganiro byacu bikoroheye cyane, manuka hasi iyi video ureba ahantu hatukura handitse subscribe nurangiza wakande. Ibyo bizajya bituma ubona ibiganiro byose dushizeho bikoroheye cyane ako kanya tukibishiraho. Nge nitwa Samuel Mugisha.
ndabashimiye cyane.